sambana mbibabwire mwicare mubise wago sambana n'icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni nge ntago wabuza gusambana ndahanga ndidekaraye ntago nzabireka Julienne akojeje hano ku ijosi ahantu hose ariko we aratuje nta kintu ari kuvuga akojeje ku munwa arakamusubije undi nawe ayise akikoza arihungije bimwe ngo kare akantu mugwiza kigafata hari ibintu yahise yaturiraho noneho akigasubiza akabajyana mu Yenda aho se wamenye ko narwaye maze ukwezi kwa 9 kose ndwaye meze nabi nuko kwa 10 ndacyarwaye nagereje iki Imana ikora abaganga babuze indwara babura n'igicurane bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara Imana nyuma sanga barandoze undi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima ariko ntibyoroshye ibintu birakomeye uyu mubiri uranyirukanyije uyu mubiri uranyirukanyije uri uranyambutsa n'ibihugu ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye nagura kw'Imana umubiri umereye nabi umubiri ukundya umubiri umereye nabi abanyarwanda mu nsengere cyane mbasabye inkunga y'amasengesho maze amezi 2 yose ntakora nta kazi nakora gute ntabasha guhaguruka ntabasha kugenda pararize imereye nabi ewe banereje ibintu nazi ngo ni ibiki uburibwe umubiri wumbabaza ndumva ndakwinginze mpururiza abanyarwanda banyumva bagira ikintu bamfasha banabare abansengere abagira n'icyo bakora bagikore abantu bashaka kunyica sindamenye ngo nimba uri gukora bino bintu ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye ntabwo umunyarwandakazi witwa Jackie Sharon kuri ubu wari urembye cyane mu bitaro akomeje kugaragaza ibimenyetso bijya kuva mu bazima ejo hashize nibwo buri kantu na buri nguni bamusuye ku bitaro babona adashoboye no kuvuga ndetse no kwiyegura ibingibi bashoboye kubirangaramo kandi nyamara Jackie araza kwitaba Imana nkuko nabibanje video ya mbere nabanje ari kuvuga ko akunda gusambana katazabirika benshi mu banyarwanda bakomeje kumubwira bati muri komenti ati ngaho si komeza usambane n'amagambo asezereza umutima wa Jackie ashobora no gutuma amwongerera uburibwe amaze kuyabona akaza kwitaba Imana. Ni kuri Kigali Ways ni butarakanda subscribe ndagusaba ko umwe mu bagize uyu muryango mugari kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigenda bitambuka hangaha uko bwije ndetse nuko bukeye. Uyu mwana w'umukobwa akomeje kuvuga ko muri showbiz nyarwanda harimo ishyari ryinshi cyane ndetse ko harimo n'uwamurozi agashaka kumwica ariko kuri ubu Imana igakomeza gukinga akaboko. Kuri ubu Jackie Sharon bamwerekeje mu bitaro by'umwami Faisal bamwerekeje muri CHK ariko indwara ntago iraboneka nyamara bakomeje kumurangarana ngo ntago bamujyana mu bya kinyarwanda muraza kumva umwanya ku mwanya ashobora kuba yakwitaba Imana. Ubwo yaherukaga mu kiganiro atarajya kwa muganga yakomeje avuga ko n'abandi bapfuye bagiye baharura inzira zabo avuga ko atangiye gusaba Imana imbabazi ku byaha by'indenga kamera ashobora kuba yarakoze ku musambanyi ruharwa bikaza gutuma yamamara mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu akomeje gutabarizwa n'abantu batandukanye Dumba Godfather ndetse na buri kantu na buri nguni ngo baze kumufasha ababishoboye bamusengere ndetse n'abafite icyo bakora mu bushobozi bujyanye n'amafaranga baze kumwoherereza amafaranga kugira ngo yishyure ibitaro ndetse ashakishe n'indi miti ishobora kumurokora akaza kugaruka mu buzima bwa muntu. Uyu Jackie Sharon umurozi utaramenyekana waje kumuhagika kuri ubu bari bagize ngo arwaye indwara ya malaria cyangwa se izindi ndwara zitandukanye kuko bigitangira byari byoroshye cyane ndetse Jackie Sharon ntago ari mu bantu bashobora guhimba prank kuko hari abantu njya mbona muri commentaire zo kuri TikTok ndetse na Instagram bavuga bati ubwo ni za prank z'abanyarwanda kugira ngo uze kubona views amaramuko y'umunsi aboneke ariko mu by'ukuri Jackie Sharon ntago akina filime. Jackie Sharon ntago ashoboye gukiriya beef nk'iyo ngiyo cyangwa se prank nk'iyo ngiyo kugira ngo mubashe kuba mwari ibiganiro bye dore byakarushyo ko
na YouTube channel ye ubu iryamye atari kuyaprodingaho. Murabizi ko buri kantu na buri nguni baje kuba inshuti, ndetse buri kantu yasobanuye ko uyu Jackie Sharon yamaze kumufata nka musaza we, ndetse nawe amufata nka mushiki we, ko kumubura byaba ari igihombo gikomeye. Ibi ngibi yabisobanuye ni nyuma yuko we na buri nguni bifashe bakamuhereza aka YouTube channel kari monetize kugira ngo azajya akoreraho ibiganiro, abashe kubona ayinzu y'ikode, kwigaburira, abashe kureba uburyo yabihigamo gake gake, cyangwa se Imana nibishyiramo umugisha nayo kugaburirwa cyangwa se nayo kurya ayakure muri ako ka YouTube channel. Kuri ubu rero dukomeje kumusengera, ndetse nibura uri umukunzi wa Jackie Sharon ndagusaba kumwe mu batanga igitekerezo cyo kumukomeza umutima, cyo kwihanganisha inshuti ze za hafi, kuko bari mu bihe bitoroshye na gato, kuko isaha no ku isaha ushobora kumva ngo yitabye Imana. Reka gushimire wowe wabanye nanjye kuri Kigali Ways. Njye nitwa Shanivo, ndahari kugira ngo mbahirize amakuru atandukanye agenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Niba wamaze kubikora nk'uko nabikubwiye, ugatanga gahunda kazogera, nta video ni mwiza wongera kugucika. Reka gushimire, uze kugira ibihe byiza. Arakamusubije undi nawe ayise akikoza arihungije. Bimwe ngo kariya kantu mugwiza kigafata, hari ibintu yahise yaturiraho. Noneho akigasubiza Jackie, imbaraga za Jackie zari zimaje kurangira no gutagaciro. Cyane ko hano Jackie yari amaje kumubwira ko ari umurozi, ndetse ko ataharira n'ibiryo. None mugwiza yakoze kuri Jackie mu bitugu, hanyuma iyo umurozi amaje kukurangiza umutwe rero burya no munda harakurya, amaguru akakurya, ibintu byose bikakurya. Ubu wamukoze ku musatsi, wabonye ari kumukora ku musatsi. Yego, reba sha ahise amufata ku rutugu. Jackie Paul sana kabisa. Iki kiganiro umuntu uzakitegereza neza, Jackie yakoranye na Mugwiza, ni ikiganiro Jackie yari ameze nk'aho ari kumenagura ibigirwamana bya Mugwiza no kubitesha agaciro. Mugwiza we yageze n'aho avuga ngo ese ngo wazanwe hano no kumenagura ibintu bya Mugwiza.